Ndagusuhuje kuwa kane tariki 20 Kanama umwaka wa 2026 nibwo hatangajwe amanota y'abana bari basoje amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye primary level ndetse na O level, maze ubwo hari harimo guhamagarwa abana bagomba guhembwa ku bana babiri bari banganyije amanota 98.7%. Bombi harimo uwitwa Musonga Isimbi Ola ndetse n'uwitwa Uwamariya Leontine. Aba bana habashije kuba hahabwa umwana umwe ibihembo muri ibyo birori. Uwo mwana ni nawe wifashe ifoto y'urwibutso. Ibi ngibi rero byakuruye impaka nyinshi cyane. Ikibazo ntabwo ari uko umwana atabashije kuba yaboneka, ahubwo Minadik yanyuranyije na Minisitiri w'Uburezi. Minisitiri w'Uburezi yavugaga ko umwana impamvu atabonetse ari uko yahamagawe kuri telefone ikitabwa n'undi muntu, mu gihe Minadik yavugaga ko impamvu umwana atabonetse ngo yifotozanye ifoto y'urwibutso n'abandi maze ahabwe n'ibihembo ngo nuko nimero ye yanditswe nabi. Ariko ibi byose byaje kuba byanzurwa bishyirwaho akadomo. Byagenze bite? Yino yitwa Kingdom JBTV. Ngiye kugezaho amakuru nkanga, nitwa Bombiva. Gumana nanjye niba warakanze subscribe, ugomba kuzamenyera byinshi muri bino biganiro ngenda nkugezaho. Ngwaye ikaze ku muyoboro mugari wa internet kandi narakubwiye urisanga. Oye 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 oye. Yes, ubwo rero wowe wamaze gukanda subscribe, rero wamaze no kwinjira muri kino kiganiro, namaze kugwa ikaze kandi nawe utarayikanda. Uyu ni wo mwanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Hari rero ku itariki 20 icyo gihe byari kuwa kane Kanama umwaka wa 2026 nibwo byamenyekanye ko ubwo hatangwaga ibihembo ku bana bari bitwaye neza mu manota abanza mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza. Ubwo ndavuga muri primary level ndetse na O level, ubwo ni mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye abigagamo. Hanyuma rero umunyeshuri witwa Uwamariya Leontine ubwo hatangwaga ibihembo, uyu mwana w'inyamasheke ntabwo yabashije kuba yaboneka muri bino birori. Hanyuma rero uyu mwana niwe wari watsinze neza muri O level, yanganyije ariko amanota n'uwitwa Musonga Isimbi Ola. Bombi rero aba bombi bari bafite amanota 98.7%. Uyu mwana rero wa Maria Leontine ntabwo yabashije kuba rero yagaragara muri bino birori byo kuba bahabwa ibihembo. MC wari urimo kugenda atondekanya ibintu abishyira ku murongo uwo dukunda kwita speaker, yaravuze ati umwana wabaye wa mbere nawe urahabwa ibihembo. Ntabwo ahari ariko ibihembo bye birahari, bambwiye ko atari yahagera. Hanyuma rero ibyo nibyo byahise binatera impagarara ndetse n'impungenge, bati kubera iki uyu mwana nyine atarahagera gute, ubundi ubwo mwaramubwiye. Ibyo rero nibyo byakomejwe kugenda byibazwaho, birangira rero mu gutanga ibihembo uyu mwana Leontine atabashije kuboneka, umwana w'inyamasheke. Ibi rero byahise bituma abantu batangira kuvuga bati kubera iki hahembwe umwana w'i Kigali gusa. Uyu mwana witwa Musonga Isimbi Ola ni umwana w'i Kigali wize ku kigo cyiza, ikigo kizwi cyane
uyu mwana w'umukobwa rero witwa Musonga Isimbi Ora akaba yigaga mu kigo cya Fau Girls School kabisa. Mu gihe rero Leontine we yigiraga muri ICF Nyamasheke kabisa. Ubwo rero uko rero byaje kugenda, ikibazo cyavutse nuko Uwamariya Leontine atagaragaye mu muhango wo guhemba abanyeshuri bari bitwaye neza ku rwego rw'igihugu, mu gihe abandi bari barimo gusereburira iyo nsinzi. Ibi rero nibyo byaje kuba biteza impagarara. Hanyuma rero mwagiye mubibona neza kuko Minisitiri w'Uburezi yatumiwe kuri Televiziyo Rwanda, abasha kuba yagira byinshi asobanura. Mu gusobanura kwiwe kwa Minisitiri w'Uburezi yavuze ko uyu mwana Uwamariya Leontine wari wagize amanota meza muri exami, mu manota yagize 98.7%. uyu mwana ngo impamvu atabashije kuba yagaragara muri uno muhango wo gutanga ibihembo ngo byatewe no kumuhamagara, ngo baramuhamagaye noneho ngo telefone yitabwa n'undi muntu, noneho ngo baramubwira bati twagira ngo tukubwire ko uri mu bantu batsinze neza, ubwo rero urasabwa kuza i Kigali. Banamubwira n'itariki agomba kuziraho n'isaha, ati noneho ugahabwa ibihembo. ngo undi ngaravuga ati nzaza. Ubwo rero ngo bigeze nyuma nanone barongera ngo baramuhamagara, ngo ababwira ko ngo ari kure, ngo atabasha kuboneka. Ayo niyo magambo ya Minisita w'Uburezi yararimo kuvuga. Hanyuma rero Minadike iyo yaje kuba ibisobanura gute? Minadike yo rero yaje kuba isobanura ko nimero ya telefone ya Uwamariya Leontine yari yanditswe nabi muri Students Debt Management System, icyo dukunda kwita SDMS. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo byatumye abayobozi batabasha ngo kumugeraho ngo bamumenyeshe ko agomba kujya i Kigali mu muhango wo guhabwa ibihembo. Uko niko Minadike yo yisobanuye. Mu gihe Madame Minisitiri w'Uburezi ubwo yari ari kuri Televiziyo Rwanda, we yisobanuriye ko umwana witwa Uwamariya Leontine wari wabashije kwitwara neza agatsinda ku rwego rw'igihugu amashuri yisumbuye O level, ko ahubwo yahamagawe telefone ikitabwa n'undi muntu kabisa. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo byakomeje gukurura intuza cyane, abantu bakavuga bati se gute nyine ibintu bikaba byabayobera. Hanyuma rero nuko nguko byaje kuba bigenda. Minadike isobanura gutyo na Minisitiri w'Uburezi nawe asobanura gutyo. Hanyuma rero icyo nakubwira, ikintu ugomba kumenya nuko ibisubizo bya primary level examination ndetse na O level umwaka wa 2025 na 2026 ababashije kuba bakora aho ngaho bose hamwe n'abanyeshuri 2,277 n'abanyeshuri 452 bakoze muri primary level examination ndetse na O level kuva ku itariki 7 kugeza ku itariki 9 Nyakanga umwaka wa 2026. Rero nuko nubwo bimeze gutyo, nubwo babashije kuba basobanura gutya, ariko hakomeje kwibazwa impamvu nyamukuru ishobora kuba yatera ibyo byose igatuma amakosa agenda gutya. Gusa Minisitiri w'Uburezi yakomeje kwemera ko ari ikosa ryabayemo. Mu gihe hagikorwa iperereza ndahari kugira ngo nkugezeho amakuru y'uko ibintu byose bizagenda. Nitwa Bon Vivant, yino yitwa Kingdom JBTV. Komeza ugumane natwe
dufite ibintu byiza biryoshye. Ndagushimiye kandi ugire umunsi mwiza. Hoya 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 hoye 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 hoya